Banyarwanda, Banyakigali, namwe baturage mutuye batsinda muri rusange, alimentation y'apati yabazaniye ibicuruzwa bitandukanye, harimo amagi, amata, imigati, imineke, isambusa, umureti, ifiriti, inyama, amafu y'ubwoko bwose, amata y'ubwoko bwose, amazi y'ubwoko bwose, ndetse n'amaji y'ubwoko bwose n'ibindi bitandukanye, kandi tubibagezaho uko duhamagaye. Alimentation y'apati iherereye mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali, ibatsinda aho bita Mwibereshi. Udushaka waduhamagara kuri 0786 39 9 662 cyangwa ukaduhamagara kuri 0787 46 52 89. Alimentation y'apati, oho, waje kuturemera koko. Alimentation y'apati uragahona Imana n'amafaranga n'abakugana. Yu byageze wakiriye bet uratsinda byageze ko hano ndiba bakure miliyoni zanjye ebyiri kuri diro zanjye na kimwe si ubukomisiyoneri. Byageze gute se? Byageze gute ku komisiyoneri? Ngewe hano nahakoreye komisiyoneri, ari yanzu wari ugiye kugura, si uyizi? Yego ndayizi. Yanzu wari ugiye kugura narayikomisiyoniye, barayigura kubera yanzu barayijyanye. Yanzu barayijyanye none ninde wayigurishije? Ngewe narayigurishije, nari mfite umukiriya uyikeneye, ahubwo n'iyi ngiyi ngewe narinje njyano nazanye umukiriya arayishyura. Ibyo ni izo miliyoni zanjye ahubwo nyerekaho mabuja. Ni inzozi cyangwa ni ibiki bisumba? Reka ntabwo ari inzozi. Icare gake tuganira. Ahubwo nyereka mabuja ahari anyishyura amafaranga yanjye twavuga kuva nabo ariko nakorera amafaranga menshi ndagasa miliyoni ebyiri. Ngewe ndashaka mabuja, nta wundi ndi gushaka rwose, ahubwo mumbwira aho aherereye. Wendera wa mukomisiyoneri araguhamagaye. Yambuze kuri telefone yanjye se. Allo. Yo. Bimeze bite rakwi umugore kakomeje kushaka? Hano hepfo. Bimeze bite? Iko bimeze manu wowe. Yinde. Nagariwe tuvugana se manu. Takaswe n'ibindi. Kuko cyundaburije manu. Basore. Ese ufite vuze kubera. Vuze se amafaranga yanjye kureba hano se. Ndetse ngo muvuga ibintu byose. Ibibera muri urugo rwanyu se ndabizi, niba mwarabikoze bose atabizi ngiye birandeba. Ngiye kwirira amafaranga yanjye. Urumva hari ikindi se mfana nawe ngenda ibyindi nzi uri kuvuga ibi bireke uzabivugana n'abantu. Kandi kuki muba mushaka kugubika ibi murangiramo akantu ngiye nza hano kubw'amafaranga ngenda umukomisiyoneri nawe arabizi. Ntabwo ari ngombwa bibwire papa rero. Kira telefone yawe nambeshye ngo nesura ngo tubigenze. Wowe vuga ibyo uvuga ibyawe na mama uzazubwira. Agahinda rise yatewe na mukase kaneri mimba ku mutima igana Rusake TV kuko si nimero ntiyongera. Katari kwita kanyitaye. Allo? Allo? Ari bite? Amakuru? Umeze neza? Ninde se ko nakumenya? Oh my god! Yes! Munisi umeze Oh my god! Durihese? Umva noneho nagiye hamwe twari dutuye uri kumva? Ngeze nsanga ngo mwari mutse noneho hari mama wandanze magaze ku bipangu bibiri hari cy'ubururu n'ikindi kijimye ukuntu umva waza. Yesu reka nze murebe sibyo? namukase kaneri mimba ku mutima
umva njye ntabwo wabyumva. umeze neza mani nakubuze mani ishimwe sibyo rwose ngarutse mu rugo. umva ndaruhutse. gati jya mu rugo Namukase kaneri mimba kumutima. ntabwo papa arahari. ntabwo nshaka ko papa wawe ambona mbabarira. kubera iki se mbabara arahagana ari mu cyumba ari muri salo. muri salo my god ntabwo mbishaka mfasha. ndakubwira impamvu nyuma. okay nta kibazo ufite ukuntu urabigenza. nta kibazo sawa sawa Agahinda rise yatewe namukase kaneri mimba kumutima. Igana RUSAKE TV kuko yakubereye. mwari musohotse uzi ko mwari mutumye sinzira kandi ari nabwo nari nkangutse. mwari munteye ibitotsi rwose. twicara mu nzu nta wundi muntu urimo. ni umugabo n'umugabo twari turimo tuvugana. mukorana mu kazi. okay. mwari mutumye sinzira rwose. Ntagusinzira se ninzira ni akanya gato. Ngiye ntubizi noneho. umeze neza reka Shameze neza tu. manandi mbega igihe cyari gishize umwanya cyane. Noneho ngeze aho twabaga. Mbona ibintu byarahindutse. Nkabona abana hasize sibo bahari. ego ko twimutse kera Ndangije ndabaze se mbaza umwana kamwaje dure ku gipangu ndamubaze se umukobwa bitari se muramuzi turamuzi ngo barimutse kera ntabwo tukibibuka. Ndangije saba nimero barazima kubera ko banyibye telefone impindura ubuzima mbese ese undi myenda ngira cyahari. ashira hari Mba ndi yose kumva ariyo nkumbuye kwambara. ego Nuko nyine nibwo bandangiye nshira gipangu na kiriya birancanga kubera gushyuha mu mutwe nibwo nguhamagara. imana ishimwe Noneho ya bwa mbere yanze gucamo. Nani yacemo wanga kumfata ngo none byandi birarangiye. Sigenda hose numva nyitamye. Mvuze ngari numva ngo birancanga numva ndasaze. yo wanataka bishishi mudandenze manandi Ntabwo amakuru iyi minsi yose shani yari neza naho narinde naryaga nkaryama nta kibazo ko nta muntu nemerewe gusohoka. Ese ibintu nyine bimbera birebire. nyine natwe turaho mwabizi ko nyine mami n'umuvandimwe wanjye nyine twari turi kubashaka n'ubu nyine ntabwo turababona na dada bambwira ngo nyine aracyashakisha. Kandi ndibuka ugeze kumbwira turi hariya uri kumbwira ngo wamubuze uri kumbwira n'amazina ye. Uhari izina wambwira ngo turi kwitiranwa. Sisi ko cyagiye nyine nahise mwemera ngo ndikumva twitiranwa. Nese ntabwo akibikira ku muvandimwe wawe basi jya wibuka. Josi ndikumva rimwe twari turi kumwe igikoma ndi nyuma nawe ndikumva icyo gihe yaragize nkaho nyine Wakimumenya hehe? nyine twari turi kumwe gusa ndamukoma nyine kimugabo Ni njyewe do. Ndi muvandimwe wawe sheri. what Ni njyewe. my god you see Ndi muvandimwe wawe.
sha umbabare narabiguhisha kubera gusa niyo mpamvu yamisha igihe cyose kazi uko nakuzi. sha ndaza kukubwira tuzi icy'ingenzi ni ukumenya ko ari njye muvandimwe wawe. ntabwo nabyiyumvisha. nzaza turi kumwe n'igihe nagushakiye narakuzi. sha yihangane hari igihe byinshi biterwa n'ababyeyi. Zihangane. icy'ingenzi ni uko ubonye umuvandimwe wawe kandi nanjye ndanezerewe. gusa byagenze gute koko? ibyambayeho muri rwa rugo ntubizi. ko yatashye mbega ushire nkakubura. nari ndi koza ibyombo mama yari yansigiye ngiye kubona mbona haje abahungu babiri bantunga imbunda. ahita haza umumama ahita anjyana mu rugo iwe ambuza kuzaza kukureba ngo mubwire ibintu byose. nagumaga mu nzu n'imfungwa. angahe ni isaha ndi kwibaza impamvu bansanze mu rugo bakantunga imbunda ibisore by'ibirara binini. ese ubwo wenda waba warakugenzaho bingana gute? nanjye ntabwo nzi impamvu njye mba numva ari ukubera ababyeyi. twacumuye iki koko? ariko tuza mama ariho kandi turavugana Mama no Sarah. kuzaza. twajya kumureba. birahindutse ngiye kwiyereka papa. oya naguma muri iki cyumba kugeza ryari. ngo muvandimwe turaza kubikora. turaza kubikora tuzi. ntabwo natuza namubonye hariya mu ntebe ihita niyereka papa. oya mvange hafi hafi. wowe mbwira ukuntu ndeba muri iki cyumba. mva muvandimwe. iyo nibutse we iyo nibutse. ihangane ahubwo ariko ibaze kugira ngo mpamagare papa amupe azi ibibazo nagiyemo atakimbona. ese mwaravuganaga? naramuhamagaye rimwe ahita amupa kandi yari yamenye. muvandimwe ihangane ahubwo uzi ikintu tugiye gushaka. tugomba kumenya impamvu ya buri kimwe. ahubwo turabigenza gute? uze oya reka tegeka wa mumere wankuye mu rugo kuko yaranganirije ambwira yuko yasanze ahantu ibirara biri ariko atarazi ko ari mu rugo rwacu ashiduka ari njyewe baje kurasa. tugende tumuganiriza aratubwira kuko yabifashe ngo n'amajwi ariko njyewe yarabimpishe. yego yego ngaho hindura tugenda ngira ngo nirirwa mpindura. hari agakanzu najyaga nkunda kudushoma ukuntu karacyahari. ndateka gahari. bisi bahita gato gafata kubona ndatekereza. sisi bengi yesu we dore nazawe nuko ari ibintu najyaga mbyambara mama. ese uko twabuze cyane kari butwumve. ese ndabaho ugiye n'iki? ushaka ari muri telefone yambaye na kuteri. bagiye hindura.
ngere rero bikamubwire ubundi ntabwo iranzu yawe iyi nzu yawe ntabwo ariyo ntabwo ari igurishwa ahubwo hari izindi tibe twari twagiranye na mabuja reka nakubeshya noneho madamu mwari musanzwe muziranye ahubwo hari akantu yari yambwiye nzamuzanira ubwo naje kumureba nyine wakazanye oya ntabwo nakazanye nyine amafaranga yabaye makeya mbona nyirangama yandi nyine tubyuye okay hanjye ndabyutse none ahangaha sinzi ahantu yabyutse mu gitondo yari yararanye gahunda bagiye ku kazi ahakorera nzi ko bamusanga nta kindi kibazo gihari naho ubundi numvise ngo inzu kugure ndavuga nti koko nkuzi kuri umukomisiyoneri buriya nibyo gusa ubwo inzu urumva nayigurisha nyir'ubwite uhari nareba wowe aba ari ubinyuriramo ukambwira n'ibiri ku isoko yego ntabwo iri ku isoko iyo nzu ni iy'umwana ntabwo iri ku isoko niyo mpamvu dushaka kwishyura iriya kugira ngo twimuke tuve muri iyi y'umwana ubundi tujye mu yacu twigengaho saa n'isaha aba agomba kutubwira ati mumvire mu nzu narebe nyine ubwo reka mbe ngiye buriya nzagaruka mabuja hari uragiye reka ngereyo se kanze ngurenze igihembo rwose Wasige neza. Kinira. Ushana runamutse. Wika. Usuraberewe. Amelise. Ese. Kirafasha tugende. telefone yanjye se kwambara ndabyo nkora rwose ese ntibihagije Alice Karame Oui daddy ngwino ndagiye Yego ndagiye ariko ndaza kugaruka nimugoroba sawa sigabana urugo rwawe agahinda rise yatewe na mukase kaneri mimba ku mutima igana Rusake TV kuko yakubereye irengagize ibikubabaza agahinda rise yatewe na mukase kaneri mimba ku mutima igana Rusake TV kuko yakubereye irengagize ibikubabaza agahinda rise yatewe na mukase kaneri uraho Jojo umeze neza yego ugiye Yesu nari ngiye kureba nimba Pamela yaraje ntago yaje Yesu ko yatinze gutaha yaratinze nyine tubibaho naragusobanuriye ariko cyangwa yaciye kwa tahi ntago mbise ntago ugeze avugisha ariko uko byagenda kose ntago arava ku ishuri abanyuma ntago bari bataha nari ngiye kumusura reka nyine dukomezanye nanjye nzamuke kuko nanjye kuzamuka nawe nagiye kureba umuturanyi hano imbere
ariko rumeze neza kugenda n'inkumi rero cyane kuko agahinda rise yatewe simbe hano sister wanjye utazasanga ubonye imboga mu menyo sha ariko se ntabwo ari ngombwa kabisa ubundi nakabaye numvira mushiki wanjye basi nanjye bamara kumara amafaranga ntuzagira icyo nigezaho zikari byo ko ndanze mvuye imihanda mani amagingi yose ndayakatiye yose ngo ngarutse mu rugo nta nubwo ari kunyumva kasisi turi hariya ko nabonye atoroshye sha banze ngiye kubireka kabisa sha kabisa ibintu kabisa nandike hano ahita abona ko nanabivuye kuko ngiye gusubira ku irizi ry'abapendesha ako nibura nanjye Imana ikamfasha nkava kuri imiriro ngiye kwicomoka waruna amagenge yose nsigare ndi soba ariko ndagasinzi ko bizankundira nzajya ndeba cya kimene kinkarage nayobuzi mva ko n'abarokore bikara butuntu tw'utuzi ibintu bitagushyira no mu ma freedom me kampapa bare nyine nigendera ariko sister wanjye aka kamechi mbanze simbe sister atazandeba ubu burya ngiye kuba umwana mu kuva nakatiye imiriro wanjye mutima igana rusake TV kuko yakubereye irenga